duhishurire twongere tukumenye, duhinduke rwose abo wifuza, tumejeshe amaso y'imitima yacu, tumenye ibyo twiringirwa nawe, tumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyuzaragabera, tumenye n'ubwinshi bw'imbaraga bakwiringira. Noneho utaragenda, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Nushaka ariko dusorezaho tukaririmbeho. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabakitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabakitubaraho gukiranirwa kwacu. Hashimwe Yesu, hashimwe Yesu, wakunze n'Imana, hahimbazwe Yesu, wakunze n'Imana.